Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwese abantu tugenda tubana uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ebyiri. Tugiye kuganira ku ngingo ebyiri arizo imishahara n'amakontara byasinyishijwe ku ngufu abashumba b'amaparuwasi. Ndetse biravugwa ko impinduka zikomeje ariko zikaba zimuriwe hirya kure cyane, aho byamaze kugaragara ko impinduka zongera kugaragara mu itorero ADPR mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2026. Ukwezi kwa 12 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2026 nibwo biteganywa ko impinduka zizongera kugaragara mu itorero rya ADPR, ari naho bamwe bakomeza kugenda bibaza ngo abashumba bazahabwa amatorero bashya bazayahabwa ryari, ese za mpinduka twari tumenyereye zizongera kuboneka ryari? Reka nze mbabwire ngo izi mpinduka ziteganywa kuzongera kuboneka mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2026. Ntekereza ko ari bwo bazongera gutangiza umushinga wo kongera kubwira abantu ngo mwitegure igihe iki n'iki muzahabwa inshingano. Ngaye nguko ngaho ni mutera gatebe tuganire duhane ido nido kubiriho bigenda bivugwa hano mu gisata cy'iyobokamana. Njyewe nkuko bisanzwe nitwa Niyongera Bernard, ninjye tubana hano uko bwije nuko bukeye. Yes, nkuko nari ndimo mbibabwira nyine, abashumba b'amaparuwase basinyishijwe amakontara, basinya amakontara y'umwaka umwe mu gihe byari bisanzwe bizwi ko umushumba paruwase asinya kontara y'imyaka 5. Umushumba w'itorero ADPR ari we representa, bivugwa ko umushumba w'itorero ADPR representa Nyakubahwa Ndayizayi manda ye izarangira vuba cyane. Manda y'umushumba mukuru w'itorero ADPR representa Nyakubahwa Ndayizayi izarangira ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2 2027. Ubwo no kuvuga ngo n'ukwa kabiri ku mwaka utaha ku itariki 21 manda ye izaba ishizemo. Hanyuma rero bivugwa rero yuko yasinyishije uyu mushumba niwe mukoresha mukuru w'itorero ADPR, yasinyishije rero abashumba amaparuwase ndetse n'ab'indembo amakontara y'umwaka umwe. Abantu bahita bibaza bati ni ukubera iki abashumba amaparuwase bari basanzwe basinya kontara y'imyaka 5, uyu mwanya bakaba bafite kontara y'umwaka umwe? Hanyuma reka munyemerere dusesengure ahangaha, tunarebe ku bigenda bivugwa n'abantu bagiye batandukanye. Ariko mu byo turi buza kugarukaho, turaza kugaruka kuri abashumba. Abo bashumba b'amaparuwase banasinyishijwe imishahara batemera. Nyuma yuko abashumba b'amaparuwase basinye kontara y'umwaka umwe mu buryo butari busanzwe, noneho biravugwa ko banasinyishijwe imishahara cyangwa se umushahara batemera. Ese uwo mushahara abashumba b'amaparuwase basinyishijwe ni uwangahe? Ahangaha niho mpita mbabwira ngo nimutera agatebe hanyuma mbagezeho ido nido. Ni ukuvuga ngo abashumba b'amaparuwase uyu mwanya makuru mfite na yuko bamaze gusinyira imishahara batemera, ariko bagasinyira iyo mishahara ingana n'agaciro k'amafaranga 500 by'amafaranga y'u Rwanda ya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo umushumba wa paruwase agiye kujya ahembwa amafaranga 500 bya buri kwezi. Hanyuma rero ese y'amafaranga arakwiye cyangwa y'amafaranga ni menshi? Bamwe barimo baravuga ngo aya mafaranga ni menshi, abandi bakavuga ngo aya mafaranga ntakwiye, na cyane ko n'abashumba b'amaparuwase barimo bavuga ko aya mafaranga mu by'ukuri bagiye kujya bahembwa ari makeya. Barimo baravuga ko aya mafaranga ari make cyane. Aya mafaranga bati ni make cyane. Hanyuma rero nyuma yuko basinyishijwe kontara ku mbaraga, nyuma yuko abashumba b'amaparuwasi basinyishijwe kontara ku mbaraga bagahabwa umwaka umwe, none byakomeje kubamo bombori. Barimo baravuga ngo ntabwo ibi bintu tubyumva ukuntu manda cyangwa bambe kontara yaba umwaka umwe n'umushahara ukaba 500. Mwibuke ko
ibihumbi 500 agiye kujya ahembwa azaba ari umushumba ushumbye amatorero yose ya ADPR mu karere. Ni ukuvuga ngo umushumba wa paruwase ni umushumba umwe mu karere. Aribaza ngo aya mafaranga azayakoresha te azunguruka akarere kose, ese azasagura mu iki? Bamwe batangiye kwibaza ngo azabategesha amafaranga yese, azabategesha, azabagenda n'imodoka yitorero se, bizabyifashe gute? Ahangaha naho nje kuba nabamara impungenge. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu mwanya itorero ADPR ryamaze gufatira abagabo ibyemezo byo kutabaha imodoka z'akazi. Umuntu wese ugiye kuyobora paruwase nta modoka azahabwa, nubwo azabakora mu karere kose, ariko nta modoka y'itorero azahabwa. Ufite imodoka warasanzwe ayifite azagenda nayo, ariko utayifite nawe nakubwira iki rwose, urumva ko ni ugutega akamoto cyangwa se ugashaka taxi vatiri izajya gutwara. Hanyuma abantu bahita bibaza ngo uyu muntu uzazunguruka akarere kose agenda akurikirana ibibazo by'abakristo mu karere azabasha gukoresha 500, hanyuma aya mafaranga agira icyo asagura gifasha urugo rwe? Ibyo byose ni ibyibazwa. Ndagira ngo nkusabe ngo utere agatebe hanyuma tuganire. Tera agatebe hanyuma tuganire, duhane ibitekerezo kubiriho bivugwa hano mu gisata cy'iyobokamana. Bategetswe gusinya umushahara ungana n'amafaranga 500. Hanyuma aya mafaranga akaba ari amafaranga mu by'ukuri bavuga ko ari amafaranga makeya, nubwo bayasinyiye batabishaka. Ni ukuvuga ngo iyo utemere gusinya nibundi bagomba kuvamo hakajyamo bayashaka. Hari abantu my friend bicaye bategereje uwo mwanya, barimo bavuga ati niyo wampa amahirwe gusa yo kwicara kuri iriya ntebe yizungurutsa, bati nta mahirwe twatugize. Hanyuma rero biravugwa ko aba bagabo n'abagore, murabizi ko mu maparuwasi harimo n'abadamu, cyane cyane nko muri Ngoma, murabizi ko mu karere ka Ngoma muri paruwasi ya Ngoma hayobowe n'umudamu. Hari amaparuwasi mbese agiye ayobowe n'abadamu. Bose basinyishijwe umushahara 500. Hanyuma ni ibintu byagiye bikomeza kubamo bombori cyangwa se impaka. Hagomeje kubamo impaka. Impamvu abo bashumba batabyishimiye nuko basanze ari makeya bitewe n'isoko ry'umurimo. Iyi niyo mpamvu bivugwa ko impamvu aba bashumba batishimiye imishahara bagiye guhembwa ingana n'agaciro k'amafaranga 500 y'u Rwanda. Ntago bayishimiye ngo bashingiye ku isoko ry'umurimo, ku gaciro k'isoko ry'umurimo. Baravuga ati aya mafaranga ni make. Baracyashimangira bavuga ko aya mafaranga ari make. Urugero, nk'akarere ka Gicumbi gafite amatorero 160. Umushumba azazenguruka iyo paruwase akoresha amatiki, asigarane angana iki? Amatorero 160 yose akeneweho kubona umushumba. Ese uyu mushumba najya adafite imodokari y'akazi yikoramo, akora muri wa mushahara, anayaryamo, azasigarana iki? Rega mwumve ko akarere ni kanini. Kuba umushumba azunguruka paruwase yose, urumva ko ni urugendo rutari rutoya. Abantu bahita bibaza ngo azasigarana iki? Ibyo ni ibyibazwa. Azasigarana iki? Abantu benshi bahita bibaza ngo azasigarana amadeni. Murabizi ko hari igihe umuntu ajya mu kazi ugasanga mu by'ukuri umuntu agiye mu kazi, ariko ugasanga akazi akora ahubwo kamuteje gusigara mu myenda. Rero bavandimwe, nshuti zanjye,
ngaye nguko nibyo biri gukomeza byibazwaho. Aha. Hanyuma babimye imodoka zo kubafasha akazi ngo kuko nta kontara y'umwaka umwe ntigombera imodoka. Ni ukuvuga ngo bashingiye ku kontara basinye ari y'umwaka umwe, hashingiwe kuba kontara basinye ari y'umwaka umwe, ntabwo umwaka umwe wahabwa imodoka y'akazi. Icya kabiri, nta nubwo bakubwira ngo bazajya bayakata ku mushahara, kuko ufite kontara y'umwaka umwe mu mwaka umwe ntabwo ayo mafaranga yakishyura imodoka waba urayakorera. Niyo mpamvu utemerewe guhabwa imodoka, kontara yawe ntikwemerera kuba wahabwa. Hanyuma hari ingaruka abantu bari kugenda babona ibi bintu bishobora kuzajya biteza zitari nziza. Ingaruka mbi zikekwa nyuma y'ibyo, nyuma y'izo mpinduka, nyuma y'ibiri kuba, hari ingaruka mbi zishobora kuzagira gute kuzaboneka. Hanyuma izo ngaruka ni izihe? Izo ngaruka ni ukuvuga ngo hari ingaruka zo kutanoza akazi nk'uko bikwiye. Hari ingaruka zishobora kuzaboneka nko kutanoza akazi nk'uko bikwiye. Ibyo mubyitege, kuko hari ahazajya atinya kujya bitewe n'uko abona ari gutera imibare ntibivemo. Icyo ni kimwe mu bantu bari kubona bishobora kuzabyaramo ingaruka zo kuba umukoresha uzazunguruka akarere azaba nta modoka afite. Ubona nibura iyo mu mwana kamoto. Ingaruka ya kabiri, bishobora kuzatuma ibibazo by'abakristo bidakemukira ku gihe, mu gihe bigenze gutyo. Mu gihe bigeze aho bakeneye ko umushumba aza kuri tere. Ni ukuvuga ngo mu gihe abakristo bakeneye ko umushumba aza kuri tere, abantu bafite impungenge ko batazajya bamubonera igihe, cyangwa se batazajya banamubona bitewe n'uko azajya atera imibare bone ayo matike ntabwo ari buvemo. Kuzunguruka akarere ni igihe kirekire, ni amatike menshi. Ahangaha ntazajya ageraho abwira umukristo ngo uzansange kuri ofisi, mu gihe byari ngombwa ko ajya kuri tere akajya no kureba uko byifashe. Iyo ni ingaruka ishobora kuzaba mbi, ishobora kwitegwa izaboneka hariya hantu. Aha. Hanyuma rero ngaye nguko nibyo birimo bivugwa. Hanyuma rero ngaye nguko abantu mukomeze muduhe ibitekerezo, mutubwire uko mubyumva. Ese mwe mubibona mute? Byari bikwiye? Ese murabona byari kugenda gute? Byari gukorwa gute? Naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda kandi murabizi ko mbahoza ku mutima.